Lenny Today Updates News. Twabasuje kandi twabaye ikaze hano kuri Lenny Today. Nizere ko mumeze fresh sana. Of course ndiraho nari nshimimana nago ndingene muri studio ndi kumwe na Frodwari ariko turagira ngo atwibwiye neza. Nitwa Frodwari, mwakoze cyane kuntumira kuri Lenny Today, nishimiye kubana namwe. Yes, Frodwari tugwaye ikaze. Murakoze. Oyo urabyibona ukuri rwacyara n'urwungu bitandukaniye he? Urwakera n'urwungu rwiza n'uruwe kubera iki? Urwiza mbere nuko wakoreraga n'umuntu koko ukavuga uti iyo muntu ndamukunze byanze bikunze ariko aravuga ati ndagukunze ariko ntabishire atagukunze kubera iki sina batagukunze kandi yakubwiye ko agukunze ashaka icyo gushaka nyine nyarwishwa cyagushaka ni kuvuga urimo ndagukunda kugira ngo umugure ndagukunda kugira ngo umuvane uwo murimo numara kugenda ubona ubanga urukundo rwitahijwe n'ibintu nyine byatewe n'amafaranga ni nk'amafaranga ushakira amafaranga ubu ni urukundo ushaka amafaranga none se ubundi urukundo nta ruhuye n'amafaranga zumva bidahuye none se ukunze umuntu ushaka amafaranga urumva atari ibintu bimwe ntabwo ari kimwe ni gute atari kimwe urukundo umuntu bashaka ukuri ariko ubu nta rukundo rw'ukuri ruhari none se buzima bavuga ko urukundo utarugira naje teme inzara itema amara urumva abiki gihe batari umukuri bari mukuri ariko ntaho ryemewe ntaho nakubesha none wahitiramo umwana wawe uramutse wabyaye tujya gukura umuntu utagira ikintu cyangwa se ufite ikintu wamuhitiramo iki mwabita ngo umwana wawe uramutse mbere kuba ati kunda wahitamo gukunda umuntu utagira ikintu cyangwa wahitamo gukunda umuntu ufite ikintu ahantu ubwo nabwo avuga ati nta kintu ufite we agatungira mu nzira ze yari afite ariko ukunda akarushakisha akaronda kandi ni nko kubavuga uti umukire n'umukene sibyo we ashobora kumva ubwo bukene bwe urukumva ariko urukundo rwe nakarukomeje ariko waba ufite amafaranga none se urukundo ntabwo warugira impamvu yo gutuma ukira cyangwa ukena kandi abantu bo mwese twese duharanira gukira ikigero urukundo ushobora kurujyamo ugakira urumva ko urukundo ari rwiza rero ushingiye ku bintu urukundo ni rwiza ushingiye ku bintu kubera ko abantu dukura kugira ngo dukire urukundo n'amafaranga ishaka kuba imbarutso yo gutuma ukira kigera amafaranga bitwaye iki none ingaruka zo none kuba urukundo n'amafaranga urukundo n'amafaranga bitwaye iki ukajya mwirirwana gutyo gusa kuzana umuntu ngo nuko mukunda kwirukana gusa twayuninza turya nibyo byiza cyangwa nazana wa muntu ufite ibintu byinshi tukarya n'urwo rukundo rukazana kandi ibintu bihari none se ni gute naba nahaze baragize bagatanga biriya se nuko satani n'imana n'abakene bakabana nuko satani n'imana byivanye ugasanga babanye none tuvuga ko abantu bose bashwana n'abakize nuko nta rukundo baba bafite baba bafite ariko nta ntuza urukundo ruhamye baba bafite nyinawe usanze umuntu muri abakene murabana ariko muri abakene musabe muri abakene mugakira ari nkaho se washingira ku gikunda umuntu ngo nakunda umukene umukire ahari wese bose bagukunda kubera iki urabizi umukire mubuza nk'ikintu uhita mutwana umukene se bakibuze nimwashwana ahubwo ntekereza ko urukundo na kamere bishobora kuba byagukira cyangwa gukena na kamere ntabwo mwashwana ute niko byumvara oya ni gute ako uzareba uyu muntu afite amafaranga ese gushwana k'umuntu cyangwa kudashwana biterwa n'urukundo cyangwa bishobora kuba byaterwa na kamere umuntu yifitemo impamvu yo gutuma umuntu ashwana n'undi muntu bashakanye mu rugo none se bajya bavuga ngo iyo amafaranga abonetse za ngeso amafaranga atwikira za ngeso yewe kubera ko nshobora kuba mfite ingeso amafaranga abuze urukundo ruragenda none se ko uri kuvuga ngo wakora w'umukene
kandi amafaranga uzi ukuntu bigenda none se niba atafite ayo mafaranga urwo rukundo rwagaragara rute wakunda umukene mugashakana abasore babiri hano umwe afite amafaranga n'undi nawe afite amafaranga bose baragukunda bashaka kugutwara baravuga ngo hitamo umuntu ugomba kugutwara muri bano basore wahitamo wahitamo kuva ku rukundo mbese rutsinda yahitamo udafite amafaranga gute tuzayashakane reba wowe nta n'igihumbi ufite uwo nguwo afite miliyoni nk'icumi wowe nta gihumbi ufite uwo musore umwe afite miliyoni 10 undi afite wenda ibihumbi nka 15 gusa urahitamo uwuhe wa 15 kubera iki wishingikirije iki kubera iki isemo 15 uretse wa miliyoni 10 ukodesha ukwezi kumwe natanze urugero rworoshye n'abandi buri muntu wese kwisana kugira ngo abeho kandi abeho neza kandi akize nabyo n'abakire badushishikariza turebye muri za piramide zabo urumva niba umuntu akora kugira ngo atere imbere cyangwa se akire ubonye ubukire bise bukuzana mu buryo bworoshye kugira ngo uzamukireho urabwanze ngo ni impamvu y'urukundo ubundi se ubona urukundo ari iki niki niki kubera icyo ari impumyi uzitoroshye ryakoze ariko urumva ko kubisobanura amarege ntabwo buri wese apfa gusobanura ni ukukivuga ni classe gusa tugiye muri leta ntabwo buri wese afite ukuntu aruzi nk'uko imana hari ukuntu tuyizi twifashishije bibira buri wese umuntu ashobora kuba yadutsinda twifashishije mu by'isi undi ashobora kuba yadutsinda ariko mu by'ukuri yabyandishije na experience umuntu aba afite n'ibyo umuntu ababona n'ibyo ushaka ese ubundi urukundo ruracyabaho ikitwa urukundo ndetse ubundi aretse kubeshya uretse ibyo ngibyo nyine ko ari kugira adutsinde nibyo yashaka koko oye yafata wa 15 kuri kwawe niko kuri kuzi njye nta n'igihumbi mfite reka dufate nk'urugero umusore afite inzu hariya yubatse inzu za miliyoni 5 undi agiye gukodesha agashamburete katarimo n'umuriro si ibintu ni za miliyoni zibagwa mu mafaranga nuko waba ufite inzu wahitamo umusore ugiye gukodesha agashamburete katajyana n'umuriro kandi hari n'umuntu ufite uko mukunda nafatiwe ngo utagira inzu uba warakunze icyo ushingiye n'abandi n'undi uba umukunda ariko utagira inzu ubu ni uvuga ngo bitewe n'uko umukunda bishatse kuvuga ko urukundo rurimo uburyo urukundwamo afata utagira inzu utagira inzu bitewe n'uko mukunda wowe uri Bikira Mariya Bikira Mariya yaba yaragarutse njyewe ntabwo mbyemera ariko nk'ukuri ntabwo biba byoroshye ntabwo ariko urumva debate yanabonetse mani Today updates urukundo n'ibintu bihurira ntabwo mubisha ahubwo ngo ni nyarurashwa uruhare rw'ikigihe nyarurashwa koko ari nibyo Lenny Today updates news. ngo nyarurashwa hanyuma ese urukundo ako ntabwo uzi ko mu rukundo nta nubwo ari umwe biba bireba buri wese agomba kugira ikimuvaho kikajya ku wundi ni win-win solution mu rukundo ubundi none rero iki gihe abahungu n'undi mbese niba yaje agukurikiye ubwiza cyangwa ubumenyi kandi wenda hari iki gihe nabari kubana ubwiza ni ibintu none nawe abasore nako baba bari kubikora hanyuma abakobwa ntabwo bari kubikora none wemeye ko wowe nta kibazo uwo ntabwo washingiye kuri ibyo bafite ibibazo uko niko byumva arataka ivi nawe byumva ute urukundo ni iki urukundo ni iki baragukunda se ntabwo urakundaho ariko twizera baragukunda ubona ko ukundira iki ntukazera ukorera gusa wowe uramwanga se ndetse adafite ubushobozi bwo kugukorera wamukunda atamukunda kandi adafite ubushobozi bwo kugukorera ataguha ibiryo yaba n'inshuti yanjye ataguha ibiryo nawe nakunda ndetse nabo bakubwiye iki gihe abakiri mu buzima busanzwe kubera webwe ntabamukundaga nuko yaba n'inshuti yanjye kandi ngaburira ubwo ntabwo adafite ubushobozi bwo kukugabura ntabwo wamukunda ntabwo namukunda ntabwo wamukunda bakavuga n'ibi deja wumva ko ni ibintu kandi ni umwana muto ntabwo azi ibyo kuvanga ibiki n'ibiki utamugabura ntiyagukunda bavuga n'ibintu urumva nyine ko biba byisobanuye urukundo ni ibintu twizeye muri ino minsi tujye kurenzaho ariko nanone urukundo abandi babura
nagukunze ntabwo nakurikira ibintu. wamukunda se washingira ku cyo umukunda wewe nyine niwe ndi kubaza washingira ku cyo ukunda umuntu niki vuga wenda aramutse afite duke nawe no ngo nta bintu wenda duke nta bintu ntabwo bibaho nta bintu nibyo ngo nibyo 15 twavuze ntabyo afite nagukunda kandi tukabana mukabana gute se mukene mukabana ry'ikize kazi ni kazi ko kazi ni kazi mukarya iki nkajya murabishaye barahingira abantu wakishima kujya guhingira mu rukabiri icyuya hari ahantu uragenda ukajya guhingishiriza abana wacu icabi icabi zigira ibiro bingana harimo ikiro cy'umuceri mwatangira kuri 0 kandi mukanakira ibyo ntabwo twabihakanye ibyo ntabwo twabihakanye ariko urukundo ni ibintu ntabwo rukijya urushaka usigaye rujyaho barujyana ese buriya mu by'ukuri dufashe n'amateka ya kera naho wajyaga aho rushaka cyangwa n'imiryango ikomakomeye yaravuga agateka tuganire twazihuriza abana bacu twizere ko numva ukiri marayika uvuga ko nta kintu ajya mushingira akunda umuntu ubu wagenda umuhungu waramukamara umusazi bakavuga ati ndakunda twibane ugahita ufatirika mu kundi ukumva ari umusazi nyine byari byose Appodex News.